Murakoze cyane. Twongeye kugaruka muri cya kiganiro cyacu ukuri kubatura. Twari tukirimo ubushize aho twari twagarukiye turi kureba inzira Imana yashyizeho y'agakiza kugira ngo ishobore gusabana n'umuntu, ishobore gukorana n'umuntu igisabwa. Twabonye yuko nyuma yuko umuntu agwa Imana yahise ishyiraho gahunda y'ubucunguzi, kandi iyo gahunda nuko Imana yagomba gutoranya mu bantu umuntu umwe ikoresha, ikoreramo, ivugiramo. Uwo muntu akaba ari we ushyira abandi bantu ubutumwa. Twabonye ko uwo muntu yitwa umuhanuzi. Twasomye muri Hosea, Amosi igice cya 3:7, aho tubona birivuga ngo ni ukuri Uwiteka Imana ntizagira icyo ikora itabanje kukibwira abagaragu bayo b'abahanuzi ibihishwe byayo. Ku bagikurikiye ndagira ngo nkomerezeho kugira ngo mukomeze mubone yuko kuva mu isezerano rya kera ndetse no mu isezerano rishya, kugira ngo abantu bashobore gusabana n'Imana, bashobore guhura n'Imana, bashobore kubonana n'Imana, bibasaba kubona umuhanuzi Imana ikoreramo kugira ngo bashobore kumenya umugambi w'Imana ku buzima bwabo. Ahangaha mu Ngoma za kabiri igice cyaho cya 20 n'umurongo wa 20 turasanga amagambo: bukeye bwaho bazinduka kare mu gitondo, barasohoka bajya mu butayu bw'Itekowa. Bagisohoka Yehoshafati arahagarara aravuga ati, nimunyumve yemwe Bayuda namwe abatuye Yerusalemu, mwizere Uwiteka Imana yanyu mubone gukomezwa, mwizere n'abahanuzi bayo mubone kugubwa neza. Urabona, twabonye mu isezerano rishya igice cyaho cyo mu Yohana igice cyaho cya 5:24, Yesu avuga ngo kugira ngo ubone ubugingo buhoraho birasaba kwizera Imana no kwizera uwo yatumye. Ibyo bituma ubona ubugingo buhoraho ukava mu rupfu ukajya mu bugingo. Nanga mu isezerano rya kera mu Ngoma Bibiliya yatubwiye ngo nimwizere Uwiteka Imana yanyu mubone gukomezwa, mwizere n'abahanuzi bayo mubone kugubwa neza. Mbega kwizera Imana gusa ntabwo bihagije, ko ntago wayibona, ntiwamenya uko ikora, bisaba ngo wizere n'uwo yatumye. Twabonye muri Yohana igice cya 6:28-29, Yesu bamubaza bati, niki twakora ngo dukorere Imana umurimo mwiza? Ati, umurimo wayo nguyu nuko mwizera uwo yatumye. Mbega ntacyo wakorera Imana utabanje kumenya uwo yatumye, umukozi wayo, kugira ngo akwereke inzira, akwereke imikorere y'Imana, akuyobore inzira y'Imana. Twabonye ku musozi wa Sinayi bifuza kwibonera Imana ubwayo. Mu gice cya 20 cyo Kuva, Mose aragategura umusozi Sinayi nk'uko Imana yamubwiye. Imana imanutse kuri uwo musozi, umwotsi uracumba, inkuba zirakubita, havugamo ijwi ry'ihembe, umutigito uraba. Bose bavugira icyo ari we bati, Mose ari uvugana n'Imana uzutubwire, nibwo twumva Imana yo kwivuganira natwe tudapfa. Twabonye uburyo ko Imana yababwiye ati, yabwiye Musa ati, icyo basabye niko kiri, ninganira n'abantu iteka nzabatumaho umuhanuzi. Rero icyo ngira ngo dufatikanyiriza hamwe kumva muri ubu butumwa bwacu bwitwa ukuri kubatura, nuko utamenye gahunda y'Imana ntabwo ushobora kubona ubugingo buhoraho, ntabwo ushobora kubona agakiza. Mbega mbere yo kubona Imana ubanza kumenya uwo yatumye kugira ngo ubone kubona iyo Mana. Iyo ugiye gushaka Imana hanze utanyuze ku uwo yatumye, ntabwo ushobora kuyibona. Urabona mu gitabo cya Samweli wa mbere igice cya 8 n'umurongo waho wa 7, Samweli wa mbere igice cya 8 n'umurongo waho wa 7, reka tuhasome mwumva uburyo ki umuhanuzi w'Imana Samweli Abisirayeli bamwanze nuko Imana yababwiye. Samweli wa mbere igice cyaho cya 8 n'umurongo wa 7. Navuze yuko tuzakoresha Bibiliya gusa kugira ngo mwumve ko Bibiliya ari ihagije kutwereka inzira ijya mu bwami bw'Imana. Samweli wa mbere igice cya 8, Samweli wa mbere igice cya 8 n'umurongo wa 7. Maze Uwiteka abwira Samweli ati, emerera abo bantu ibyo bakusabye byose, kuko atari wowe banze, ahubwo ni igihe banze ngo ntaba umwami wabo.
igihe Abisirayeli bifuje kuba nk'andi mahanga, bakagira umwami, bakagira abantu benshi babayobora, bakavuga bati twimikira umwami, bakanga umuhanuzi, bagahakana umuhanuzi Imana yaboherereje. Umuhanuzi Samweli yagiye kubibwira Imana. Agiye kubibwira Imana, Imana iramubwira ngo bemerera icyo bakoze kuko atari wowe banze, ahubwo ni igihe banze ngo ntababera umwami wabo. Biratangaje cyane kumva ukuntu abantu banga umuntu mugenzi wabo bakababanza Imana, abantu banga umuhanuzi Imana yabatumyeho bakababanza Imana, kuko niyo gahunda y'Imana. Nuko Imana itoranya umuntu mu bantu, umuntu akaba ari umuhanuzi, umuhanuzi agira ibimuranga, hanyuma uwo muntu iyo umwakiriye nibwo uba wakiriye Imana, nibwo uba ukoreye Imana umurimo. Igihe banze Samweli nk'umuhanuzi w'Imana Imana yatumye muri iyo minsi, bari banze Imana. Icyo gihe Abisirayeli bagize ibyago, batangira gutsindwa n'amahanga, batangira guhura n'ibibazo kuko banze umuhanuzi, kandi ubwo bakababanza Imana. Niyo mpamvu ngira ngo muri iki kiganiro kuri kubatura karabasha kudufasha uburyo bwo kumenya uburyo dukorana n'Imana. Abisirayeli bava mu Egiputa bagana i Kanani, bageze mu nzira, hari inkuru tuzi cyane abantu witwa Kora, undi yitwa Datan hamwe n'abagenzi be, bivumbuye ku muhanuzi w'Imana. Baravuga bati ntabwo ari wowe wenyine Imana ikoresha, mu buri torero harimo abakozi b'Imana benshi. Mose kuko yari bamwanze arabihorera, ajya kubibwira Imana, ariko Imana iramubwira ati genda ubabwire ngo abari inyuma yawe bajye mu ruhande rumwe, n'abari inyuma ya Kora Datani bajye mu rundi ruhande. Abantu bose banze kujya inyuma ya Mose, ubutaka bwarasamye burabamira. Bari bazize yuko banze kwakira intumwa y'Imana, banze kwakira umuhanuzi Imana yabatumyeho. Bo bumva nabo babona Imana, nabo bakorera Imana, mbega nabo bakwigerera ku Mana. Igihe banze Mose, ako kanya bababanga, babanza ubushake bw'Imana. Ibyo byatumye bagira ibyago bikomeye cyane, ubutaka burasama burabamira. Ndetse na mushiki wa Mose witwa Miriyamu ari kumwe na mukuru we witwa Aroni, baricaye baramunegura, babonye ko ngo yashatse umunyamahanga. Ariko ako kanya Imana irabahana, kubera yuko iyo Imana yatumye umuhanuzi wayo kuri wowe, uwo muhanuzi aba ahagarariye Imana, mbega aba ahari mu mwanya w'Imana, niwe ufite niko Uwiteka avuga. Iyo utamwakiriye, iyo umwanze, uba wanze Imana. Ako kanya nta Imana yongera gukorana nawe. Iyi mirongo dusomye ni imirongo yo mu isezerano rya kera. Munyemerere tujye mu mirongo yo mu isezerano rishya, twumva amagambo Yesu we yivugiye, kugira ngo mwumve ko ibyo bintu ari Bibiliya yose ibivuga. Urebye mu gitabo cya Yohana, ubutumwa bwizwe bwanditswe na Yohana, igice cya 13 n'umurongo wa 20, mwumve ukuntu havuga. Yohana 13 n'umurongo wa 20, mwumve ko Yesu atuma intumwa yababwiye. Nukuri ndababwira yuko umuntu wese wemera uwantumye ari jye aba yemeye, kandi unyemera aba yemeye n'uwantumye. Mbega iyo wemeye intumwa y'Imana, iyo wemeye umuhanuzi w'Imana, nibwo buryo bwo kwemera Imana. Iyo wanze intumwa y'Imana, nibwo buryo bwo kwanga Imana. Ibyo ntabwo ari byo turi kuvuga nk'inyigisho yacu ku giti cyacu, turimo turabisoma muri Bibiliya. Twabonye Samweli, twabonye n'ahandi. Mbega iyo ugize umugisha ukamenya intumwa y'Imana muri icyo gihe, uba ugize umugisha cyane kuko uba ubonye Imana, kandi ukamenya gukora kw'Imana. Haleluya. Turebe mu gitabo cya Luka, ubutumwa bwizwe bwanditswe na Luka, andi magambo Yesu yivugiye, igice cya 10 cya Luka n'umurongo wa 16. Umva uko Yesu yivugiye, yavuze ngo ubumvira nijye aba yumviye, ubumvira nijye aba yumviye, nubanga nijye aba yanze, kandi unyanga aba yanze n'uwantumye. Sinzi niba iri jambo mubashije kuryumva.
ntabwo wakwihurira n'Imana ku giti cyawe. Hagati yawe niyo Mana nta musigwa, hagati yawe niyo Mana nta mukozi w'Imana Imana yatumye. Rero habaho abakozi b'Imana bari lokali, umukozi w'Imana Kacyiru, umukozi w'Imana Kimihurura, umukozi w'Imana Kigali, umukozi w'Imana Rwanda, ariko ku isi haba hari umwe ariwe witwa umuhanuzi w'Imana, nka Mose, nka Samweli, nka Yeremiya, nka Nowa, nka Ezekiyeli, umwe gusa ku isi. Hanyuma abandi bakozi b'Imana, abapasitoro, ababwirizabutumwa, abigisha n'intumwa bagakwirakwiza ubwo butumwa bw'iyo ntumwa kugira ngo bukwire ku isi hose, ariko intumwa ari imwe. Nuko byagenze kuva Imana yaremye isi, niwo mugambi wayo, niko ubutumwa bumeze. Ndagira mu gihe cya Mose, mwabonye ko igihe Mose yavagaho, Imana yatoranije Yosuwa kugira ngo asubiremo ibyo Mose yavuze amanywa ndetse n'ijoro, kugira ngo azashobore kunesha. Mbega ntabwo ushobora kubona Imana wowe ku giti cyawe utabanje kwakira umuhanuzi Imana yatumye. Niyo mpamvu bitubwiye ngo ubumvira bijya aba yumva, ubanze bijya aba yanze. Kandi twabibonye kuko mu isano rya kera abanze Samweli babanze Imana, igihe abanze Mose banze Imana. Mbega nta shyaka wagira ry'Imana rikomeye ryo kujya kuyishakira unyuze iruhande intumwa yayo. Ntabwo ibyo bintu byashoboka, ntabwo ibyo bintu byakunda. Rero buri gisekuru cyose cyabayeho ku isi kigira intumwa yacyo. Igihe cyo kwa Nowa hariho Nowa, ni mu twavuga igihe cyo kwa Nowa, icyo tuvuga Nowa, kandi hari abantu benshi ku isi buzuye isi, ariko tuzi Nowa kuko niwe wari intumwa y'Imana icyo gihe. Kwanga Nowa kwari ukwanga Imana, kwemera Nowa kwari ukwemera Imana. Nowa yavuyeho haza igisekuru kindi cya Mose. Kwemera Mose kwari ukwemera Imana, kunyuranya na Mose kwari ukwanga Imana. Igihe Mose avuyeho haje Yohana. Yohana asimirwa n'Umwami Yesu. Kuzagera muri misi yacu ya nyuma, buri gisekuru iteka ryose kigira umuhanuzi wacyo n'intumwa yayo, kuva mu isezerano rya kera ndetse no mu isezerano rishya. Ntushobora kubona Imana, ntushobora gusabana n'Imana utafite intumwa yayo. Niyo mpamvu twari dukoresha imirongo myinshi ya Bibiliya kugira ngo igenda ibisobanura mu buryo bwinshi butandukanye. Twabonye muri Hoseya igice cyaho cya 12 n'umurongo wa 14. Hoseya igice cyaho cya 12 n'umurongo wa 14 biravuga ngo Uwiteka yavanye Isirayeli mu Egiputa abitegetse umuhanuzi, kandi umuhanuzi niwe wamurindaga. Iyo Imana igiye gukora umurimo itoranya umuhanuzi, kandi uwo muhanuzi niwe ikoresha. Mbega Imana yarindaga Abisirayeli ariko ikoresheje umuhanuzi, inyuriye muri uwo muhanuzi. Wabaga anyuranye n'uwo muhanuzi yabaga anyuranye n'Imana. Kugira ngo Isirayeli irindwe ni ukubera umuhanuzi, kugira ngo isohoke mu Egiputa ni ukubera umuhanuzi. Nawe mushiki wanjye kandi mwene data mukunzi w'Imana, kugira ngo ushobore kuva mu byaha, kugira ngo ushobore kubohoka, kugira ngo ushobore kumenya ibyo udasobanukiwe, kugira ngo ushobore kumenya ibintu bitumva, biragusaba ikintu kimwe, kumenya umuhanuzi. Amen. Urabona aho ndagira ngo twahabonye uburyo Imana yagendaga ituma abahanuzi mu bisekuru byose bitandukanye. Rero no muri iyi minsi yacu ya nyuma, nongera ngo ngana gusoza, muri iki gisekuru cyacu cya nyuma naho hari umuhanuzi Imana yadutumyeho, kandi uwo muhanuzi agomba kuba ari umwe. Hari abantu benshi bakunda kuvuga ati dufite abahanuzi mu isoro ryacu harimo abahanuzi 3, hari abahanuzi bangahe nagiye kubona n'abandi nkabo. Ibyo nibyo muri Bibiliya ivuga ubwoko bubiri bw'abahanuzi. Hari umuhanuzi w'isi yose, umuhanuzi uvuka ari umuhanuzi, umuhanuzi uzafite ni Uwiteka avuga. Ibyo avuga akaba ari ijambo ry'Uwiteka, uwo aba ari umwe ku isi. Nta gihe na kimwe Imana yigeze ituma babiri ngo bakorere icyarimwe. Mose yari umwe, Nowa yari umwe, Eliya yari umwe, Yeremiya yari umwe, Ezekiyeli yari umwe,
Yohana yari umwe. Igihe na Yesu yaje nk'umuhanuzi byasabye ko Yohana ava mu nzira. Na kimwe byigeze bibaho ko Imana ituma umuhanuzi umwe ku isi, babiri ku isi, bareba ubutumwa, bafite ubutumwa bw'isi yose. Iteka ryose Imana ikoresha umuhanuzi umwe. Noneho hakaba nabo bita abahanuzi batoya, bari loko, abahanuzi bo ku mudugudu, abahanuzi bo mu rusengero, abahanuzi bakorera ahantu hato. Mu rusengero haba babiri, haba batatu, mu mudugudu umwe haba bariya. Abo ni abafite impano yo guhanura. Abo bafite impano yo guhanura bayita impano yo guhanuza, ariko ntabwo ari umuhanuzi w'isi yose. Mbega mu itorero umuntu ashobora kuba arimo umuhanuzi. Mu gihe cya Bibiliya hari abahanuzi benshi, ariko hakaba hari umuhanuzi umwe ufite ubutumwa bureba isi yose. Pasiteri wawe yabasha kuba afite impano yo guhanura, urusengero rwawe haba harimo impano yo guhanura, ufite impano yo guhanura, wahora n'umuntu yo guhanurira. Abo ngabo ni benshi rwose ku isi kandi turabemera, ariko nyamara abo baba bafite ubutumwa buri lokale burebana n'abantu. Icyo Imana yakaba yamutumaho ku giti cyawe, ikaba yamutuma ku rusengero gusa, ariko bigagarukiraho. Ariko umuhanuzi tuvuga we uhuza abantu n'Imana n'uw'isi yose, agomba kuba ahari kandi ari umwe. Uwo muhanuzi rero nta gisekuru na kimwe kigeze kibaho kidafite abo bahanuzi. Hanyuma rero abapasitori, hanyuma abigisha, hanyuma intumwa, hanyuma ababwirizabutumwa, bakajya kubwiriza ubutumwa bw'uwo muhanuzi. Niyo mpamvu Bibiliya mureba ni igitabo cy'abahanuzi. Harimo ibitabo 5 bya mbere byanditswe n'umuhanuzi Mose, hakaza igitabo cya Ezekiyeli, hakaza igitabo cya Amosi, hakaza igitabo cya Yeremiya, hakaza igitabo cya Enoki, nako cya Ezira, hakaza icya Habakuki. Ibi bireba ni igitabo cy'abahanuzi. Igihe umuhanuzi yabaga yihuriye n'Imana, yazanaga Uwiteka avuga, kandi ibyo avuze akaba ari ijambo ry'Imana ritavuguruzwa. Kumwakira ni ukwakira Imana, kumwumvira ni ukumvira Imana. Iyo uvuze ngo wowe ubwawe urabyutse ugiye kwishakira Imana mu giti cyawe, uko ni ukuyoba, ntabwo ushobora kubona Imana. Niba bitarabaye basokuruza bacu b'Abisirayeli, ntibibe ku ntumwa, n'iki gihe cyacu ntabwo byashoboka yuko wabona umuhanuzi nako Imana utabonye uwo yatumye. Niyo ngira mpamvu ngo twerekane inzira nyakuri ibaho. Rero muri buri bisekuru byagiye bigira abahanuzi. Inkuru nziza rero dufite ni uko no muri iki gihe cyacu cya nyuma, buri gihe cy'iherezo ry'isi, nk'uko Imana yatumyaga abahanuzi akaba igihe cya Nowa, igihe cya Mose, cya Yeremiya, cya Amosi, no muri iyi minsi yacu ya nyuma dufite umuhanuzi. Uwo muhanuzi Imana yatumye ku bwoko bw'iyi minsi yacu ya nyuma. Ni ukuvuga ngo igihe cyose Imana ikugiriye ubuntu bwo kumenya umuhanuzi mu gihe cyawe, yavuze ngo Imana irakugenderereye, Imana urayibonye. Amen. Nsoza iki kiganiro cyanjye ndagira ngo turebe muri Luka igice cya 7 umurongo wa 16. Luka igice cya 7 umurongo wa 16. Ese iyo umuntu abonye umuhanuzi aba abonye iki? Iyo umuhanuzi abonetse mu bwoko haba habaye iki? Nicyo ngira ngo wumve. Haravuga ngo bose baterwa n'ubwoba bahimbaza Imana, bati umuhanuzi ukomeye abonetse muri twe, kandi bati Imana igenderereye ubwoko bwayo. Aha ni muri Luka igice cya 7 umurongo wa 16. Babonye umuhanuzi hagati muri bo, baravuze bati umuhanuzi ukomeye abonetse muri twe, kandi Imana igenderereye ubwoko bwayo. Imana igusuye, Imana ikugenderereye, igutuma umuhanuzi. Mbega iyo ubonye umuhanuzi uba ubonye Imana, Imana iba igusuye. Ni muri ubwo buryo rero nababwiraga yuko nyuma yo kubona yuko Imana igiye ituma abahanuzi igihe cyose, twazabijyamo ku bibazo mwazabaza. Noneho by'umwihariko muri minsi yacu ya nyuma dufite umuhanuzi Imana yatumye ureba isi yose, ureba uwera, ureba uwirabura, ureba abantu b'indimi zose, amoko yose, amahanga y'ubwoko bwose. Dufite umuhanuzi umwe Imana yatumye rukumbi, watumwe ku isi utureba twese kugira ngo azayisure iby'iyi minsi ya nyuma, ibyari byo mu misiyo y'iyobokamana, byari byo muri za politike mpuzamahanga z'isi, byari bibera mu batizera. Umuhanuzi arahari kugira ngo
azayobora abantu b'Imana abajyane ku Mana. Ni inkuru nziza ngufitiye mbere data ubu iki kiganiro cyitwa ukuri kubatura. Nakwifuriza kumenya uwo muhanuzi. Ikiganiro tuzakora kizakurikira iki ngiki tuzareba ibiranga uwo muhanuzi. Murakoze cyane, Imana ibamugisha. Ubuzima ko n'ubundi ari Pastor Muvunyi Imana ibamugisha.